mbere yuko twinjira muri iyi nkuru ndagira ngo nkubwire ngo mwebwe mujye gukorera hanze y'igihugu cyanyu cy'u Rwanda cyangwa se n'ikindi gihugu waba uherereyemo biri gusaba kwitonda kuri iyi nshuro. Ni inkuru ngira ngo tuganire tugarukeho iyo umubyeyi wamaze kwitaba Imana kandi yatabaje kuva ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka turimo. Inkuru ye ni inkuru iri kugenda ibabaza dore ko n'ibigo mpuzamahanga byose byamaze guhaguruka ndetse n'imiryango by'umwihariko mpuzamahanga irengera ikiremwamuntu yamaze guhaguruka kubera uyu mubyeyi uturuka muri Afurika no mu gihugu n'ubundi cy'abaturanyi cy'u Burundi. Byagenze gute rero bano mujya mu bihugu byo hanze? Ndagira ngo mwitonde mwumve ibyabereye muri Oman. Ni inkuru itangaje cyane ndetse kandi ni inkuru iri kugenda ikora benshi ku mutima. Twe tumaze igihe kirekire tutari korera kuri iyi platform n'ibibazo yagize, ariko ubu tuvugana byamaze gukemuka. Ndagira ngo wibuke neza ko wamaze gukanda subscribe cyangwa se urebe ko wamaze gukanda subscribe, kuko twebwe inkuru twikorera hano icy'ingenzi tuba tugamije gufasha abantu abagize ibibazo, abagize ibiki byose no kubafasha gusa. Reka twinjire muri inkuru twumve uko byagenze ndetse n'ikintu cyabaye, ariko nyamuneka ukande subscribe. Ndagira ngo ubanze wumve ibyaya majwi. Yewe nitwa Mpawenimana Leya, mva mu ntara ya Cibitoke, komine Rugombo. Ikigo cyansafirishije ni Aradawishi nicyo cyansafirishije. Ngeze muri Saudiya nari ndahamaze amezi 6 nca ndagwara. Waye mabude yarambugije, abonye nakize aca telefona kuri ofisi ko agomba ndungike mu Burundi. Acarama telefone unange mvugane nabo kuri ofisi yino nyene, turavugana barambarira ati mabude wawe rero avuze ko agomba gusubize mu Burundi kubera urwaye atakazo gishoboye. Ndemera ati nta kundi nansubizeyo. Unja rero baragiye barampakiza imodoka, barampa ibipapuro, hari ahantu twaciye ndasinya, hari ahandi twaciye bampa ikindi gipapuro, baca baramfatira imodoka. Twaciye dufatika imodoka, twaraje rero tugeze ahantu imodoka igeze ku buturo bwayo tururuka. Ndagira ngo dukomeze iby'iyi nkuru ndetse nkubwire uko byagenze zana rimwe ngo twumve inkuru yose. Rero bivugwa ko ngo aho bamupatse cyangwa se aho bamusize yasanze atahazi, gusa benshi mu bari bahazi bamubwira yuko ubu tuvugana yamaze kugera n'undi mu mujyi mukuru wa Oman uzwi nka Muscat. Ahangaha bakaba bamaze kumusiga mu gace bita Cebu, ndetse kandi aka gace ni agace gashyira by'umwihariko amajyaruguru y'umujyi wa Muscat cyangwa se mu mujyi mukuru nyine cyangwa se umurwa mukuru wa Oman bakaba bawita nyine Muscat. Ndetse bamubwira yuko kugira ngo nibura ashobore kuba yagera hafi naho yabona ikibuga cy'indege akaba yataha byamusaba kugenda ibirometero 1,000 ndetse kandi akerekera mu mujyi bita Mutaharati. Ahangaha rero akaba ariho agomba gukomeretsa urugendo, ariko amafaranga arabura. Rero aho ngaho yarari aho imodoka yari imusize nibwo yahise yerekeza kuri polisi ari aho hafi, barangije babura icyo bamufasha ndetse kandi bikomeza kugenda bigorana, ari naho aya majwi yiwe nyine yaturutse. Ndetse kandi by'umwihariko akavuga yuko igihe by'umwihariko ikigo kizwi n'ubundi nka Aradawishi cyangwa se by'umwihariko yabivuze mu ncamake, ariko mu Gifaransa bundi ni bimwe mu bigo bigira muri 3 bikomeza kugenda bisavinga abantu mu bihugu bigiye bitandukanye. Ikigo cya mbere bakita ni Bar Recruitment Agent. Iyi abangaba bafasha by'umwihariko abarundi bose kujya mu hanze cyangwa se batitaye iki gihugu n'ibikikoya wapi, ibyo ntabwo bajya babyitaho. Ndetse kandi ikindi kigo kinakomeye kurusha ibi byose ni ikigo kizwi nka Buiwa Suru. Iyi ngiyi ikaba ifite imikoranire noneho n'igihugu cyonyine indani ubwo n'u Burundi bafite imikoranire ikomeye cyane, aho n'ubundi bagenda bohereza abakozi muri Oman. Noneho hakaza ikigo kinavugwa yuko gusa kidakomeza kugenda kigaruka n'abantu benshi, bivugwa yuko kiri gishobora kuba gifitwe n'umwe mu bayobozi bakomeye muri kiriya gihugu. Ni ikigo kizwi nka Franklin Job Limited. Iki ngiki kikaba n'ubundi gikora mu gihugu cy'u Burundi ndetse kandi kikaba cyohereza cyo abakozi muri Oman, Saudi Arabia ndetse na Dubai. Ese ibintu bizakemuka gute? Aho benshi bavuze bati ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ati n'undi ibi ngibi biracyari ubucakara dukomeza kugenda tubamo nk'abanyafurika. Se nawe niko ubibona? Ndagira ngo tujye muri comment utubwire uko byumva ndetse nuko ubibona. Ese birakemuka gute? Ese biragenda gute? Ese uyu mubyeyi cyangwa se
uyu mama ikibazo cye kizakemuka bigenze gute. Kwibutsa ko ngibanyita Mr K, ingi bakabita Mr K Empire. Nyamuneka rero niba utarakana subscribe ukaba ari ubwa mbere uhageze cyangwa se ukaba uterukaga kutubona twagarutse kandi tugomba gukora ibintu birenze ndetse byadanje binakomeye cyane, dukomeza kugenda dufasha benshi cyane, by'umwihariko bifuza ubufasha, by'umwihariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu minsi iribuze kuzira imbere turibuze kuza gushyiraho nimero ya telefone ushaka kudusangaho cyangwa se nimero ya telefone ushobora kudufashirizaho cyangwa ndako dushaka kugufashirizaho wowe ufite ubufasha cyangwa se wifuza ko tuguha ubufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reba rero kwamaze ukana subscribe, like, share, comment, ariko ndagira ngo tuganire kuri iyi ngingo y'uyu mubyeyi. Ese uyumvisha ute cyangwa se kino kiganiro ucyumvisha ute cyangwa se ibyo atangaje byumvisha gute? Icyo usabwa rero ni kimwe gusa, wowe reba hasi ahanditse comment, nurangiza utanga igitekerezo cyawe ujye no hejuru yaho gato cyane ahanditse like ukandereke kugira ngo iyi video ibashe kugera kuri benshi ndetse kandi kuri bose, n'indi minsi izaza cyangwa se n'ibindi bihe batazongera kuba babashuka, ndetse kandi unamaking sure ko wamaze ukana subscribe, like, share na comment ukunda kumisha kujya nyine nkubwira ko nyuma bisanzwe bita Mr K, ingi bayita Mr K Empire. Rero reba hasi ukomeze ugende ubane natwe, reka mbwe ukomeze mugire ibi byiza cyane, nanabahaga ikaze nyuma y'igihe kirekire tutaherukana cyangwa se tuderuka gukora ibintu bya danje, ariko right now turahari turagira ngo turebe by'umwihariko zimwe mu nkuru zikomeza kugenda zigarukaho hirya no hino. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe. Reka mbwire ngo hasta la vista, Imana ikomeze ibarinde mu byo mukora ndetse naho mugiye muherereye hose. Ariko nyamuneka bibutsa ngo iyi video mukomeze mugende mu sharing hirya no hino ndetse kandi ikomeze kugenda ibacika. Reka mbwire ngo hasta la vista, Imana ibane namwe mwese.